Nshuti bakunzi b'ikinamico, radiyo ya rubanda ifatanyije n'itorero imboni babategurira kandi bakabagezaho ikinamico yitwa Iwacu mu Rwacu. Hamwe n'itorero imboni byose birashoboka. Jewe ruhamanya oya kunywa urwagwa rw'abaganura none se ngirende ko urutoki baruciye asyawa kera twaranywaga tukezeherwa icyo gihe u Rwanda rwari ari u Rwanda rwose umuntu yashishagamo akanywa n'akabyeyi ariko abana bose bajyaga kwa ishuri bakiga mu mashuri meza gusa haba umwana w'umuturage usanzwe haba umwana w'umutegetsi bose bakigana. None ubu ngo abana bacu bagomba kwiga munsi y'urugo ngo ni muri za nani bajiki ngo education hanyuma abo bakajya kwiga muri za green years ngo nuko ari abana babo, ubundi barangiza ngo bakajya kwiga ngo muri Amerika, ubundi bakavayo imyanya yose y'igihugu bakayihabwa naho abacu bakererwa kuri mana mfasha bategereje akazi ngo kobuye urugwagwa n'imvura iraguye Ebenebeke. ubwo koko mwabantu murumva atari jenoside ikorerwa abanyabumenyi, ibyo bita mu gifaransa ngo ni jenoside interactive. Ndabona ngeze no mu rugo. Samurugo se buri umugore ariyo kanza muhamagare umugore wanjye ngunda Suzana. Suzana Karame ese ko mbona wahembutse waronkeye hera? Nyagura wa mugore wanjye we Suzana, aka gasamwe sabwe nasomye nguriwe na Rwego niko kuvuga ngo nahembutse, ahubwo reba kagacumu kazane ndebe ko nasangamo n'umusomo imyota iranyishe pe. Ego ko mwana w'umurihira, ubu se koko ushaka kongeramo izindi? Zana ye ubu se so kugira ngo ndebe ko nabona ibitotsi niyibagiza akaga twazaniye nabo tayobewe ngo ni za FPR. Abana bacu ntibasigaye banywa ibiyobyabwenge kubera ko babuze amahitamo. Nimwakire, ndumva hasigayemo gakeya ariko ndabona ari gake cyane. Sana nyine nsomeho nyine. None se ko kera twageragezaga tukenga, zana nyine nisomereho. Yawe nari nagerageje ko kenga rwose nubwo igitoke cyari kimwe ariko naragerageje. Ariko ndiwibuka ko kera twengaga intango 12 none urutoki bakaba bararutsembye n'urusigaye barushiramwo amatungo yaho. Nta kundi nyine tuzabaho nabi ariko tubeho. Ahubwo se hari amakuru wamenye ngo bashaka ko tugiye kujya dusorera n'ubutaka? Ibyo waba warabimenye? Yambaye ingarukiza ngo tugira dute ngo dusorera n'ubutaka twazaniwe n'abasekuru bacu barabuturase. Yego da. Mbere na mbere baraje batwaka ubutaka bwacu
ngo bashaka kubuhereza ngo bene wabo batahutse da. Uranyumvira? Ubwo badusigiye nabwo badutegeka ngo guhingamo igihingwa bifuza ngo kogera ngo babone ukuntu bajya batunyaga ibyo dusaruye. Ibi turabirambiwe vraiment donc. nta kundi nyine ngo ubuze uko agiragwa neza, dusabwa kwihangana tukiha amahoro. Yawa amahoro yo ntayo rwose, amahoro ntayo rwose. None se ko umuntu yagiraga atya ati reka njye gusura murumuna wanjye, sure marume, sure masenge, sure umukwe, umwuzukuru, wenda tuganire ibijya mbere. None nawe urabibona ko kuri aka gasozi kacu ndetse no hirya no hino mu gihugu barabishe barabamaze. Abenshi ntitwamenye n'irengero ryabo. Abo batishe kandi bakomeza kugenda babafunga, bandi baburirwa irengero. None urabona ko twe twasigaye rwose n'ikibazo gikomeye, batwise duhagaze rwose. None erega mperutse kwongorerwa n'umuntu ambwira ko ngo ariyo gahunda bafite, ngo niyo gahunda yo kutuburabuza bityo tubure epfo na ruguru, ubundi batugire abagererwa mu gihugu cyacu, mu gihugu cyatubyayeho kabyara. Uranyumvira? Nko ku buryo tutazanzanza mukabibaho, ntibashaka ko tubyutsa umutwe. Ariko aba bagabo shetani yabatuzaniye mu gihugu bareke bararashwa n'ubusa rwose, kuko si bo Mana yaturemye. Ikindi kandi bamenye ko na nyina wundi abyara umuhungu, urumva? Kandi ukandagira agahungu ntahonyora, urocera mu kaso rugatwara nyoko. Kandi ngo utazi umuti awonyako, utazi umuti awonyako rwose. Nibitonde rero kuko Imana ihora ihoze. Yewe niba ari imiganura y'abaciriye pe, bongerereho ko ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga, ibyo babimenye. Soko se mugore wanjye rwose Suzana. Ese wari uzi n'ikindi? Kagira ingoro mugore wanjye biteze. Wa muhungu wo kwa Gahima ngo me. Nege tangaza gikomeye. Byagenje utese kandi. Ngo yashatse gutoroka gereza, bamurasa amasasu mu mutwe nuko ahita apfa. Zabapfira gushira rwose. Bashatse basubiza ingota mu rugo bati kuko ntibazatwica ngo batumare rwose. Ahubwo Suza, ndakumva mugabo mwiza. Uburere burashashe ko nshaka kwirambika gatoya. Oh, genda nawe utunganyije. Yemwe, mwiri hano kwa Ruhamanya? Mwiriwe neza mudugudu. Ese ni wowe? Ni jewe. Ese umugabo wari hehe Ruhamanya ko atari gukoma? Yewe, ntabwo ameze neza, aba yirambitse mu buriri. Ibyo ni ubusutwe, iyo ni imitwe. Muhamagare vuba hano, ntandashaka kuvugana nawe. Ari gukora ibiki? Aryamye ibiki? Aryamye ibiki? Umva yewe. Umva Ruhama. Byuka dore mudugudu arimo aragushaka. Ndabona aje asa n'uwariye karungu. Byuka. Mubwire ko ndwaye ko ndi bumurebe maze gutora gateke. Wumvise bari abantu nabo baratuzonze rwose. Ibyo ni ubusutwa, ibyo ni imitwe. Mubwira byucyaze tuvugane kwikiri kuko ndafite gahunda zanjye. Ntanzaniye imitwe kuko mfite byinshi byo gukora. Nyabuna mutware ihangane ngaho dore turaje. Muragatwara imbeba mu menyo.
mubwira byuke cyangwa nsange mu mena umutwe njyewe ntabwo imikino nk'iyo njya nyikina please. Rwose wamutwarewe ngaho nimumbwire icyo munshake nisubirire kuryama dore meze nabi rwose. Ndategetse ngo iri joro kuba utarayirona ugomba kuzana ibihumbi 10 kandi bitagira gitasi. None se wa mubyeyi we koko urabona amazimya y'aka 30 njyewe ndarirona. Ubu ngabo mfite umuhungu wanjye Shengiro kandi urabona ko irondo rwose arikora neza. Ubu ndi mushobora kundohorera cyane cyane ko mubona nsigaye mfite n'ubumuga rwose wa mubyeyi w'umudugudu mudohore rwose. Nyabona mudugudu umuca inkoni zamba. Marakazambagizwa n'iminsi. Iyo mikino ntabwo nyikeneye. Iki gihugu cyaratuvunye twarakirwaniriye kugeza uyu munsi rero mugomba gukurikiza ibyo tubabwiye. Umva rero mudugudu mwakiri iki gihumbi rwose nta yandi mafaranga mfite pe. Ubwo nta soni igihumbi kimwe mu bihumbi 10. Ndavuze ngo ibihumbi 9 mu bishaki kandi ntibizangombe kungarura hanga. Umva rwose mubyeyi rwose mudugudu ayo mafaranga ntayo dutunze muri iyi nzu pe. Ngo nta mafaranga mutunze waba udafite amafaranga ukaba wasindishijwe n'iki? Oya rwose mudugudu uyu musumwe nasomye niwe wansindishije koko. Ntabwo nasinze ahubwo nanezerewe rwose. Ikindi nari nibagiwe mugomba no kuzana ibihumbi 9 bya mituelle de santé. Ubwo byose hamwe bibaye ibihumbi 18. Mwaba mutabifite mukamenya uburyo mugomba kubigeraho. Kandi ntibizagombere ko ngaruka hangaha. Turi kumvikana? Mana yanjye koko. Erega yo y'ubwisungane mu buzima turayazi. Burya koko ngo amagara aseseka ntayorwa. Ibyo turabimenyereye. Dutegereje rero ko ibirayi byera maze tukagurisha tuzahita tuyishyura rwose mudugudu. Muratsetsa cyane. Ese hano mufite n'ihene? Iyi hene ndayitwaye maze nimushaka muzajye kundeka aho mushaka kandi kindi unkurikira ndamumena umutwe. Reka. Ihene yanjye y'umuhungu wanjye Shengiro ntushobora kuyikura hanga. Ihene rwose mudugudu ibi ntibishoboka pe. Ihene y'umuhungu wanjye Shengiro ntushobora kuyitwara rwose. Ndayitwaye muzagende kundeka aho mushaka kandi kindi ubumva afite agatuza nkurikire ndamumena umutwe. Jewe uko mbabwiye. Turi kumvikana? Arayijyanye yo. Arayitwaye kicwa na mugiga. Ariko mana kuko wadukijije aya madayimoni yateye u Rwanda. Reka nzane icumu ryanjye murahire mboneza. Ubundi hari igihe bataturembeje ntabwo tuzakomeza kubyihanganira rwose. Oya Ruhama oya mureka yijyane ariko icyo nziko izamuhagama. Ese bitabyanyu uko numva mwivugisha? Ndekudorere mwana wa ya hene yawe mudugudu arayitwaye. Ngwagize ate? Ndayitwaye yoga twagwa n'iminsi ariko aba basenzi baraturembeje rwose. Ubundi none buza wumuhera. Genge n'amacuba vugiye cyangwa mu cyandika cy'abagabo yarasuzuguza bigara amasibi y'icyomanzi. Gera hene yanjye ndayigwa hejuru urabumva giye byange na mudugudu. Oya rwose Shengiro garuka mwana wanjye Shengiro garuka rwose garuka pe